Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Neza y'Imana nikomeze kuboneka ku buzima bwawe. Ndagusuhuje nkwifuriza umugisha w'Imana, gukomera no kurindwa n'Imana biboneke kuri wowe. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Turi ku wa mbere, itariki ni 11, ukwezi ni ukwa gatanu, umwaka ni 2026. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Uyu munsi turasoma mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho ni 49. Turasoma duhereye ku murongo wa 25. Haranditswe ngo ibyo byakozwe n'Imana, yaso izagufasha, byakozwe n'ishobora byose izaguha umugisha. Imigisha iva hejuru mu ijuru, n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu, n'imigisha yo mu mabere n'iyo mu nda. Imigisha so ahesha irenze iyaheshejwe data na sogokuru, igere ku rugabano rw'imisozi ihoraho, izaba ku mutwe wa Yosefu. Mu izingiro rye niwe mutware wa bene se. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Izina ry'Imana yacu nirishimwe, izina ry'Imana yacu nirihimbazwe. Aya ni amagambo akomeye cyane. Imana itugirire neza. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Aya magambo yavuzwe na Yakobo asabira abana b'umugisha, ariko ageze kuri Yosefu amuvugaho amagambo akomeye cyane, kuko Yosefu uyu nguyu yari afite umugambi w'Imana. Uwo mugambi w'Imana uramukurikirana, umugambi w'Imana ugendana nawe, kuko Yosefu yabanje kurota inzozi, bene se barazirwanya kugira ngo zidasohora. Ariko Yosefu uwo mugambi uba munini muri we, izo nzozi yarose ziba nini muri we. Ndavugana nawe ubu tuvugana, hari inzozi warose kandi nawe ni nini rwose. Akenshi abarozi bakuroga ntabwo ari wowe baroga. Icyo bagerageza kuroga ni inyenyeri yawe, icyo bagerageza kuroga ni umugisha wawe, icyo bagerageza kuroga ni ahazaza hawe. Buriya nubona abantu barimo bakuroga, ntabwo ari iyindi mpamvu, ntabwo ari ikindi kintu. Uri umunyamugisha, ufite umugisha uri ahantu. Uwo mugisha wowe ntiwawurebesha amaso yawe, ariko ufite umugisha. Uwo mugisha wowe iyo ubireba, kuko uyu munsi urakennye, uyu munsi uri mu buzima bwo gupfundikanya. Iyo bakubwiye ngo ugiye kubona umugisha, we ntiwamenya ko ufite umugisha. We iyo bakubwiye ngo ugiye gutabarwa, we ntiwamenya ko ugiye gutabarwa. Kubera iki? Wowe amaso yawe arareba hafi, ariko abafite amaso abasha gupfumura ibihe bo barareba bakabona inyenyeri yawe, bakabona ko uzakomera, bareba bakabona ko uzaba umuntu udasanzwe. Noneho rero bagashaka kwica iyo nyenyeri itari yagira icyo ikora. Uko niko byagenze. Ngo Yesu amaze kuvuka, inyenyeri ye yaragaragaye, ngo abanyabwenge nibo bayibonye mbere. Ngo ariko na Herode aza kumenya iby'iyo nyenyeri, arangije avuga ngo nta kabuza nyiri iyi nyenyeri azaba umuntu ukomeye. Ashaka kuzimya iyo nyenyeri, atanga itegeko ngo bice abana bose b'abahungu kugira ngo yiciremo na nyiri iyo nyenyeri. Ndagira ngo nkubwire, umugambi wawe ntabwo uzayoba, inyenyeri yawe ntawe uzayizimya. Amva nkubwire, itabaza ryawe ntabwo rizigera rizima. Kubera iki? Umugambi wawe, umugambi Imana igufiteho ni munini, ni mugari. Umugambi Imana igira ku muntu utandukanye n'indi migambi yose. Hari umugambi mama wawe yagize mwiza kuri wowe, apfa atawusohoje. Hari umugambi papa wawe yagize wo kuzakugirira neza, apfa atabikoze. Ariko reka nkubwire, Imana itandukanye n'abantu. Yo igira irindi jambo ryayo ibihe n'ibihe, ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo rizasohore. Ahangaha rero Yosefu yari yaramaze kuba umuntu ukomeye.
inzozi ze barazishe bashaka ngo ntizizasohore, ariko aho baziciye bisanga Yosefu aho bamwiciye ahubwo ariho Imana yateguye ko ariho agomba gukirira. Umugambi w'Imana rero utuma Imana irakujyana ikakugeza aho abantu bagambiriye kukwicira, bo bakagenda bazi ko bakwishe, ariko aho ngaho ugasanga niho Imana yateguriye ko ariho izakurokorera. Rero mu mugambi w'Imana, mu rupfu rwawe aho niho habonekera ubuzima bwawe, mu rupfu rwawe aho haboneka ubuzima, mu kunanirwa kwawe aho abantu babona yuko ibyawe byarangiye, aho ngaho niho ushoborera. Hahandi babona yuko utazazuka, aho ngaho niho Imana izi ikakuzurira. Bica umugambi rero ngo bamugurisha Abayishimayeli. Abayishimayeli baramujyana, nabo baramugera baramugurira, baramuhererekanya, yisanga yageze kwa Potifari. Ariko mana, uwo ni Yosefu. Ageze kwa Potifari, muka Potifari ati nkagukunda. Icyo nanone ni ikirwanya umugambi w'Imana. Akenshi hari ibintu bishashagirana tujya duhura nabyo, bisa n'ibisubizo ariko bitari ibisubizo bya nyabyo. Muka Potifari yaje nk'igishashagirana imbere ya Yosefu, azagaragara nk'igisubizo ariko atari igisubizo cya nyacyo. Imana itugirire neza. Ariko Yosefu aba umunyabwenge, yanga guhemukira Imana yamenye. Aravuga ngo nzarinda mpfa bampambe, sinzigera nikuraho kuba inyangamugayo. Ndagira ngo mvugane nawe, ntuzigera wikuraho kuba inyangamugayo. Icyaha wakora amasegonda ngahe cyica umugambi Imana yari igufiteho w'imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Yosefu rero icyatumye umugambi umukurikirana, umugambi w'Imana umwomaho, nuko yakomeje kuba inyangamugayo. Ari mu bibazo abinyangamugayo, igihe ari mu makuba abinyangamugayo, igihe cyose yakomeje kuba inyangamugayo. Abinyangamugayo abantu bamureba, aba n'inyangamugayo abantu batamureba. Nari mvuze ngo Imana igushoboreshe kuba inyangamugayo aho abantu bakureba naho batakureba. Ugende ibintu byose ukora ubibemo inyangamugayo, ukiranuke rwose mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none uba umuntu w'umunyembaraga. Uyu munsi uba utasambana abantu bakureba, ube n'utasambana batakureba. Uyu munsi ube ureke kuba umujura, ube umuntu utakwiba abantu bakureba, ariko nanone ugeze mu cyumba kirimo amafaranga nabwo nta wundi muntu yarimo, nabwo ukaba ari umuntu wayasiga ukigendera. Imana itugirire neza. Yosefu rero ngo arakomeza, igihe kiza kugera ubwo bene se bamusanze muri Egiputa bamusaba imbabazi. Aha rero naho Yakobo ise yari arimo abahesha umugisha, ariko arangije aravuga ngo, abwira Yosefu, aramubwira ngo ibyo byakozwe n'Imana ya so izagufasha, byakozwe n'Ishobora byose, izaguha umugisha, imigisha iva hejuru, imigisha iva hejuru, iva mu mazi n'ikuzimu. Imana y'amahoro itugirire neza. Byakozwe n'Imana ya so izagufasha. Icyo nicyo cyane. Icya kabiri, ibyakozwe n'Ishobora byose izaguha umugisha. Ariko mana, reka nkubwire, Imana wakoreye izagufasha. Imana wakoreye izakuvana muri icyo kibazo byanga bikora. Ikibazo urimo uyu munsi Imana wakoreye izakikuvana. Ikibazo urimo uyu munsi Imana wasenze izakikuvana. Amakuba urimo urahura nayo Imana wasenze izayagukuramo. Ibigeragezo bikuri imbere Imana izabigukura. Ubwo burwayi Imana izabugukuramo. Izo ntambara Imana izazigukuramo. Ayo madeni Imana izayagukuramo. Ayo marira Imana izayaguhoza. Ako gahinda Imana izakakumara. Ubwo bukene Imana izabukumara. Imana izagendana nawe. Ni Imana ya so, ni Imana ishobora byose. Ibyo byakozwe n'Imana ya so, ibyo byakozwe n'Ishobora byose izaguha umugisha. Izaguha umugisha, ihumugisha imirimo y'amaboko yawe. Reka kurira, ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikava. Nagira ngo mvugane nawe ngo witinye. Mana, ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuri Imana itabara, ndagushima kuri Imana irengera, ndagushima kuri Imana imara umubabaro, ndagushima kuri Imana imara agahinda. Ugira neza Kristo bugacya bukira, hirya yawe nta yindi Mana, nta wakubandirije, nta n'uzaguheruka. Uri Arufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Mana, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Ndasengera uyu muntu warunkurikiye muri iryo ukurabagirane. Mana, waravuze ngo ibi byakozwe n'Imana ya so izagufasha, ibyakozwe n'Ishobora byose izaguha umugisha. Ndakwinginze uyu munsi reka uha umugisha umuntu warunkurikiye,
reka uhe umugisha umuntu tubanye muri iri sengesho, umugirire neza Mana, umwiyereke kandi umwihishurire, umwitamururire kuko uri Imana igira neza. Urakoze Kristo kubikoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha ugiye gusharinga iyi video ikagera ku bantu benshi, yisharinga abantu 5, abo bantu bagereho iyi video, aba bantu bagereho ikibageraho, ukibasharinga ikabageraho, Imana iguhe umugisha, ukibasharinga ikabageraho, Imana ikwagurira imbago, ukibasharinga ikabageraho, Imana izura ibyawe byapfuye, Imana igushyire hejuru mu izina rya Yesu. Kora subscribe niba utarayikora, kanda like kandi comment yawe ni ingenzi rwose. Ntukumve isengesho ijambo ry'Imana ngo ugende utavuze amen. Niba ryagufashije vuga cyane ngo amen. Niba ryagufashije uvuga uti Imana, umugambi wawe usohore mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, yuko urabagirane kuko umucyo wawe uje, iyo nakagaruka. Ndabakunda cyane, Imana y'amahoro ibishimire. Shalom shalom.